bari abantu umva ko biginye ndahava banyishyuye nibiba ngombwa ndanaharara ariko nyabona Yesu nibyo boss nakuno twatatu tutayabonye kanari bitugende tugereyo twavuye ibyuya arayama ntabwo navanga batangiye rwose arayama kibi ntabwo ari byo murayama pe Yesu uzi igihe gishize atanyishyura uzi ko ari amezi abiri nako ni amezi atandatu ndakere urayanyishyura n'iki ndabizi uri mwanga ndabizi urimo urayama ndakerera kuduturaho urugi tugufasha iki ahubwo ndimo ndashaka ahubwo arimo ucucyaye kimaze gushya nawe nguje kutuvumba Yesu munyumvira wana cyo waruswendo ubu urabona icyayi cyo kinzinduye ahubwo mbwira iswa arimo papa rero naho hari yagiye mu kazi ntago nzi niyo yagiye yasizanga njyenyine Yesu niba none ubwo atarimo reka ninjire nge kureba winjira mu wubatse yaso cyangwa yasobanyo none gira ninjire nuko urugaba nakubyimba Jesus is Lord kumurwanira wanje wabaye iki tira ku cyayi wa kigabo nabanye ndawarugabo Yesu ni nawe narindi gushaka Jesus is Lord ikomana gute wa mugabo ubasha ukifata ukaryama kuhera mu gitondo ukarinda ugeze isaha z'umugoroba uzi yuko uri mu muntu ideni fusha warugabo tubaze tubisobanurire neza naga ro kubishyuza Funka biskasi yukwezi kumwe nagwaye man ese burya nicyo witwaza ariko none narumiwe amafaranga 500 wamaye ngo ujye kugura agacupa Yesu uri kuvuga noneho ngo waranyishye wa mugabo urayama none basi ngo basi uvuga ko ari ameza ngaye nkuri mase ndi mwamezi ni n'umwaka nta nubwo ari amezi ariko warugabo wepfuye ni iki ndakubyimba ka gahungu kawe kagiye nta kintu wakirirwa umbwira ari umwaka n'amezi abiri burya nge ndahekenye mabuye n'itoroshi byose babizane n'amazi bingwa ari kuranyishyura none urabona nashe kanze Jesus is Lord mva waruno ngo wapfusha tumitinge neza ukuntu ngiye kukwishyura ahubwo gira vuba rero kiranga nkamuhaye ayo ukwezi kumwe none mu mwaka niba utabyemera ngo wabyihorere ubundi urama amafaranga yanjye mani mu mafaranga yanjye amafaranga cyenda nzakuzanira ejo nzakwishyura warugabo Yesu niki nzakwishyura saa 10 ejo saa 10 n'imica ndagaswe ejo nzaba nkugezeho fusha papa narebe shaka kwishyura byaga byano nabyo birimo umwenda amezi 6 Yesu genda Dennis spectacular respect kingora shanda biruzuri rande utugowe shyira hano Yesu iki shyira hano nyakuba ari gufunga umutwe asenza mu mende fosha shyira hano arpambwe neza ukagabanya ibyo byawe ingira morabwira ubundi arya witwa ndesha mbona bita Ezekiel Yesu Ezekiel ndakubona ngo ufite imyaka ingahisha 85 watanze Yesu kuba hose ntabwo mbizi byose nabihaye boss boss kini cya kigabo cyamubise ese burya niwe ubundi nakubise ngo basi sori nyihanganira Jesus izi nkweto ni zawe cyane izo watiriye nyine muri make ushaka ko ntari umuyobozi
Atse kuvuga ko twise abatekamiti. Yesu! Yego sha, ashaka kuvuga ko n'amajwi twayihaye. Ese mwari muje kureba amafaranga y'umutekano bayobozi? Nimumbabare ejo nzayaba. Ejo ni sahim, umutwe nazawumena. Yesu! Epu, nimugende mwanya nazimbwamo. Singewe urose mumvuye iruhande. Ko hano naho batarayadu. Nahase, naho tugiyeho ntaribe. Jesus is Lord! Izi za marine bavuze mu mudugudu wanjye zirimo. Nawe uriyo sha uri marine wowe. Marene ni mwe mutajyana udupfukamunwa. Yesu! Kuba kigesa furase nyikoma. Umva sha, twe naho twashe gushogozanya nawe. Bwira so asohoke tumubwire. Hey! Ibi bigabo nabibonye bimeze nk'ibyishyuza amazu. Jesus is Lord! Yesu! Papa, nari bigabo. Ni bande? Ni bamwe bishyuza amazu. Hey! Okay, kanyene mvugane nabo. Ibi bintu zo bikokoro bihinguro. Yesu! Muyobozi, ngo mwamunumyeho umwana ngo muri kushaka. Ko umwana nago yakubeshya gatwe twatuje kwishyuza amafaranga y'umutekano. Jesus is Lord! Buburata kugenda sha nawe urimo. Yesu! Rwanderewe umuyobozi. Urimo se? Umva sha numenye ko twarababaye nanagukoma. Yesu! Wankoma? Ibyo uvuga nabyiza. Ufite ibiro ukandagira isazi nipfe ngo wankoma njyewe. Kandi uyu muyobo namukoma. Hey! Mwubahane nimuze kurwandira hano iwanjye. Yesu! N'amagambo yawe. Wongera kuvuga wasiza. Gira vuba. Kigabanza sigira amadeni. Wese nushona twicireho. Umva nta kintu ufite sibye imyenda yo kwambara gusa. Hey! Imyenda yawe irahura n'amafaranga yanjye warungiye. Caho. Niko sha. Yego papa. Kingura hano. Ngende siko warunu usanga cyanga muzajye mwishyura mwambwa mwe n'undi munsi kandi nanjye ngiye kubibyimba.